biri mu byakugora cyane umuntu aramutse agwaye umukoro wo gushaka ifoto ya Bruce Melody ari kumwe n'umugore we cyangwa se ifoto y'umugore we yonyine. Ibi bisobanuye ko Bruce Melody akora ibishoboka byose mu kumubuza no kumurinda kwifotoza, noneho byagera ku gushyira amafoto hanze, urugero nko ku mbuga nkoranyambaga bikaba akarusho. Ibi nibyo bituma abakoresha imbuga nkoranyambaga batandukanye by'umwihariko abiganjemo aba bloggers bavuga ko umugore wa Bruce Melody ashobora kuba ari mubi by'akarorero. Abandi bagerageza kubishyiramo ka discipline batojwe kuva mu mashuri yabo ya primaire, bati ibyo aribyo byose uyu mugore Bruce Melody akomeza guhisha ntashamaje, abandi bo bakuyeho mbese badafite imikino na mike, bati ntimugasasire ibidahari. Ikigaragara ni uko umugore wa Bruce Melody ari mubi ku buryo utamweraho n'amazi. Nyamara ibi byose nubwo byakomeje kuvugwa, ntitwigeze twumva na rimwe byahungabanyije umubano wa Bruce Melody n'umugore we mu bihe bitandukanye. Icyo yakomeje gukora ni ukumuhisha imbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru, ariko ibyo byose byagera imbere y'abantu bigahinduka imfabusa. Batari ko The Ben yerekana Pamela, Tom Close akerekana Tricia, Clement akerekana Knowless, James akerekana Daniela, Papi Clever akerekana Dorcas. Bruce Melody we ni iki gituma ahisha umugore we? Abataho ntiyaba atari igitangaza nk'umugabo we? Ndi umuntu ndi igitangaza, ninjye muntu waremwe n'Imana, imibyisi ngo mbyobore, narangiza nkareba mu bintu by'isi yampaye nkihitamo kimwe. Kandi muri Bibiliya haranditse ngo Imana ari igitangaza dusa, kuki mudashaka ko mbi igitangaza? Siko kwirebye muri ibintu warubona asa n'Imana. Nende se wayibonye turasa nyine. Gusa ariko noneho ubanza burya atari buno, kuko inkuru zimaze iminsi zivugwa ku rugo rwabo n'umubano atari nziza. Mu bivugwa cyane harimo gatanya, gusa hakaba n'ibindi bivugwa ko Bruce Melody ashobora kwirukana umugore we burundu, cyane ko nta n'isezerano iryo ari ryo ryose bafitanye, yaba imbere y'Imana cyangwa imbere y'amategeko.